Wa mugore we ndetse nawe wa mukobwa we, ndagira ngo nkubwire ko hari ibintu bigera kuri bitanu ushobora kuba waribeshye cyane cyangwa se ujya wibeshya ku bantu b'igitsina gabo. Mu by'ukuri ndagusaba kugira ngo wicare utuze wumve neza iki kiganiro kugira ngo ngusobanurire ibintu bigera kuri bitanu ushobora kuba wibeshya cyangwa se wumva ko ari nk'amahame byanze bikunze wishyize mu mutwe cyangwa se utekereza yuko byanze bikunze abagabo ariko batekereza cyangwa se aribwo buzima babamo iteka, ari byo bintu biba biri mu mitwe yabo cyangwa se biri mu buzima bwabo imbere yawe cyangwa se kuri wowe. Mu by'ukuri rero reka ngusobanurire ibintu bigera kuri bitanu abagabo ushobora kuba ubibeshya wibwira yuko aribwo buzima babayemo cyangwa se ariyo mibereho yabo cyane babayeho bashingiye kuri wowe. Mu by'ukuri akaba ari nko kwibeshya wagize, nyamara we wibwira yuko byanze bikunze ariko bimeze mu buryo budashidikanywa, nyamara waribeshye. Ikintu cya mbere na mbere ushobora kuba waribeshye ku bantu b'abagabo, ushobora kuba wibwira yuko iteka umuntu w'igitsina gabo cyangwa se abagabo aho bari iteka baba barimo batekereza cyangwa se mu mitekerereze yabo bahora bagarukaho ku bantu b'igitsina gore baba babifuza cyangwa se ibyifuzo byabo cyane cyane bihora bishingiye ku gitsina gore cyangwa se mu kwifuza no kurarikira abagore. Icyo ni ikintu cya mbere mu by'ukuri wibeshye ku bagabo, kandi mu by'ukuri abagabo imibereho yabo cyangwa se ukuntu bateye batekereza cyane cyane ku gitsina gore cyangwa se ku bantu b'igitsina gore, mu gihe cyane cyane bumva umubiri wabo urimo kuba wabakururira kuba bashakana n'abagore cyangwa se babakeneraho wenda serivisi zo kuba baryamana nabo cyangwa se batekereza kuba bakwagura umuryango. Icyo gihe gikomeye cyane umugabo atekereza ku mugore akumva ko amukeneye, ariko ntabwo bisobanuye yuko igihe cyose ahantu umugabo ari aba arimo atekereza kuba yagira umugore cyangwa se yaryamana cyangwa se yakumva yuko agomba kubaho kubera yuko umugore ahari. Icyo ni kimwe mu bintu ushobora kuba waribeshye ku bagabo, ukaba wumva yuko byanze bikunze umugabo yakubonye buriya ari buhita agutekereza cyangwa se agukeneye cyangwa se igihe cyose aba agukeneye. Mu by'ukuri icyo ni kimwe mu bintu bitanu ushobora kuba ujya wibeshya ku bagabo. Ikintu cya kabiri rero ushobora kuba ujya wibeshya ku bagabo kandi mu by'ukuri atari cyo, ni ukuba utekereza yuko buriya abagabo iteka ryose bahora bararikiye kugira ngo babone amafaranga, nta kindi kintu na kimwe bararikiye kuba bayabona kitari amafaranga, cyangwa se bumva yuko imishinga yabo yose cyangwa se ibikorwa byabo byose baba barimo gukora byanze bikunze ari amafaranga agomba kuba yabizamo. Mu gihe bitarimo amafaranga nta nyungu zaba zirimo cyangwa se badakwiriye kuba babyinjiramo mu gihe batari bubonemo amafaranga. Icyo ni ikintu nacyo waba wibeshye, kubera ko abagabo iteka binjira mu bintu birimo amafaranga cyangwa se bajya mu bintu biri bubahereza amafaranga mu gihe babona byanze bikunze ayo mafaranga ari buze, ariko nanone akaza ari bugirire umumaro umuryango we cyangwa se ku giti cye. Iyo abona ayo mafaranga ashobora kuba yayagira, ariko nanone yareba akabona ashobora kuza kuyabona mu buryo bushobora kuba butagira ikintu bumumarira cyangwa se bumugezaho, arabureka. Ni hahandi ushobora kuzagira umugabo wawe inama ukababwira ati ariko duciye muri izi nzira cyangwa se unyuze muri izi nzira izi n'izi wabonamo amafaranga, ariko umugabo we yabireba akaguhakanira. Icyo gihe ni uko abona ubwo buryo urimo kumusaba kuba yanyuramo ngo abone ayo mafaranga ari uburyo bushobora kuba koko yayabona, ariko mu by'ukuri agasanga wenda bishobora kuza kuba byamugiraho izindi ngaruka cyangwa se byazigana no ku muryango cyangwa se uburyo ari buyabonemo, akaba yareba mu buryo bwagutse akabona bitari bukunde cyangwa se bitari bumworohere. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu abagabo babanza gutekereza. Buriya abagabo babanza gushishoza cyane, abagabo barebana ikintu cyo gushishoza, ntabwo apfa guhita yinjira mu kintu runaka ngo nuko ari kureba yuko gishobora kuba cyamuzanira izo nyungu. Nanone abanza gufata umwanya munini cyane cyangwa se yibaza uburyo ayo mafaranga cyangwa se izo nyungu ziri buze, niba nta zindi mbogamizi ziri buzemo cyangwa se nta bindi bintu biri bwangirikire mu kuba yashaka ayo mafaranga muri ubwo buryo, cyangwa se akareba izindi ngaruka zishobora kuba zaza zihishe inyuma cyangwa se inyungu zishobora kuba zava mu kubona ayo mafaranga binyuze muri
ubwo buryo uri kuba wamusaba ko yayabonamo cyangwa utekereza ko yayabonamo. Icyo nacyo ni ikindi kintu abagore bajya bibeshya kuko nyine abagabo bashaka amafaranga mu buryo bwose bushoboka batitaye ku buryo bari buyabonemo. Icyo ni ikintu cya kabiri rero. Ikintu cya gatatu abagore cyangwa se abakobwa bajya bakunda kwibeshya ku bagabo, ni ukwiyumvisha yuko iteka abagabo baba bashaka umugore ufite uburanga ku isura gusa, mbese aricyo kintu abantu b'abagabo bitaho mu kuzana umugore, ukumva yuko byanze bikunze uburanga bwawe ari bwo umugabo azitaho cyane mu gihe ashaka kuguteza cyangwa se ashaka kugira umugore, ukumva ko byanze bikunze buriya akubonamo kuba uri mwiza, byanze bikunze uburanga bwawe bumukurura, akaba ariyo mpamvu aguteretse cyangwa se agukunda cyangwa se agusaba ko wamubera umugore cyangwa se yakugize umugore. Mu by'ukuri icyo kintu ntabwo ari cyo, kubera yuko abagabo akenshi bakunda kureba mu buryo bwagutse. Ashobora kuba abibona neza pe ko nta buranga ufite utanamusamaje cyane, ariko akaba areba ibindi bintu bitandukanye kuri wowe bimufasha kuba nyine azarambana nawe, cyangwa se icyambere wenda ushobora nko kuba umwubaha, kuko abagabo bakunda kubahwa, akaba abona yuko kuba umwubaha byonyine wenda hari abandi bantu yagiye agerageza cyangwa se yagiye abona abandi bagabo wenda bafite abagore batabubaha cyangwa se abasuzugura, mu by'ukuri yabona umwubaha akavuga ati uno muntu kabisa azajya anyubaha kandi nzabaho ntuje cyangwa se ntekanye kuko mubwira akanyumva. Icyo wenda ni urugero rumwe nari mbahaye mu bindi bintu bishobora gutuma nyine umugabo atita wenda kuranga ufite, akaba yakuzana cyangwa se akaba yagutereta nyamara atari ukuri mwiza, nyamara utekereza ngo buriya yakuzanye kuba abona ufite uburanga, ariko mu by'ukuri yarebye ku ruhande nanone akabona wenda ufite imico myiza nanone itandukanye, wenda se urubaha cyangwa se urumvira, cyangwa se wenda yararebye akabona yuko wenda ari we uri nko ku rwego rwiwe, wenda yaranze kubona yuko yajya kuzana abandi bantu batari ku rwego rwiwe, nyamara akareba akabona ko we asa naho uri ku rwego rwiwe muringaniye, cyangwa se ari wowe ujyanye n'ibyifuzo byiwe bya hafi cyangwa se n'ubushobozi bwiwe, akaba ari ubwo ahitamo ko yakuzana wenda atari uko wenda yatekereje cyangwa se yabonye yuko ari ufite uburanga kurusha abandi bose wenda yabazi, ahubwo we akaba yarebye akabona yuko ari we uhura cyangwa se ufitinga mu mitekerereze cyangwa se mu bushobozi bwiwe. Iki ni ikintu cya gatatu abagore benshi bajya bibeshya ko byanze kunze umugabo yarakuzanye kuko abona ko uri mwiza cyangwa se ufite uburanga burenze cyangwa se kuba gutereta. Ikintu cya kane abantu b'abagore cyangwa se igitsina gore, abakobwa cyangwa se abagore bajya bibeshya ku bagabo, ni ukwibwira yuko abagabo babo cyangwa se abasore bakundana byanze bikunze babaca inyuma cyangwa se bafite abandi bakobwa cyangwa abandi bagore batereta, byanze bikunze ko nta cyakuraho kuba babaca inyuma cyangwa se batereta abandi bagore cyangwa abandi bakobwa, nyamara ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Kwibwira gutyo ntabwo ari byo, kubera yuko abagabo abenshi cyangwa se abasore benshi nta nubwo baba bakunda kuba baca inyuma abo bakundana nabo cyangwa se abo bashakanye nabo, ahubwo buriya akenshi umugabo cyangwa se umusore ajya kuguca inyuma cyangwa se atekereza kuba yatereta undi mukobwa wowe uhari, kubera yuko byanze bikunze hari impamvu zimusunikira kuba yajyamo. Icya mbere na mbere ashobora kuba ari wa muntu n'ubundi ugira agakungu k'abasore cyangwa se k'abandi bagabo babasha kuba bamuyobora muri ibyo bigare byo kuba yajya gutereta abandi bakobwa cyangwa se abandi bagore, bikaba byatuma n'ubundi nyine akurana iyo mico yo kuba yatereta abakobwa benshi cyangwa se abagore benshi, nyamara ntabwo ariko buri mugabo wese cyangwa se umusore wese ubona cyangwa se mukundana cyangwa se umugabo wawe ariko yaba atereta abandi bakobwa cyangwa se yaba guca inyuma. Byanze bikunze hari ubwo waba ubona avugisha abandi bakobwa cyangwa se abandi bagore ukageraho ngo byanze bikunze buriya aguca inyuma, ariko nyamara atari nako biri, ahubwo buriya uramutse uganiriye wenda n'abo bantu utekereza ko aganiriza nabo, wasanga wenda ari no kubaganiriza birabo bisanzwe cyangwa kumenyana nabo, atari nuko aguca inyuma. Mu by'ukuri akenshi ahubwo abagabo benshi cyangwa se abagore nako abasore bajya guca inyuma cyangwa se bajya gutendeka abakobwa bakundana nabo, bakajya gutereta abandi bakobwa cyangwa se abandi bagore, kubera yuko byanze bikunze
hari impamvu zituma nyine ajyayo, kubera yuko nyine hari ibintu byinshi cyane aba yabona kuri wowe bitagenda neza hagati yawe nawe, akabona yuko byanze bikunze ashobora kuba yagerageza ahandi, bishobora kuba byaboneka, cyangwa se atari kwizera umubano wawe neza, atizeye neza ko byanze bikunze we muzagumana cyangwa se muzarambana, bitewe n'uko wenda hari ibyo abona kuri wowe, akabona ko byanze bikunze ari ibimenyetso biri kumwereka yuko wowe nawe kurambana kwanyu, urukundo rwanyu ruzarambana, kuba rwazaramba mukazakomeza kubana cyangwa se kugumana, akabona atari kubyizera neza, bikaba byaba bimwe nyine bishobora kuba byatuma atekereza ko yatereta undi mukobwa cyangwa se undi mugore. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari buri musore wese cyangwa buri mugabo wese utekereza kuba yagenda ngo ajye gutereta undi mukobwa kandi nawe uhari cyangwa se undi mugore uhari. Ikintu rero cya gatanu ari nacyo cya nyuma abakobwa benshi cyangwa se abagore benshi bajya batekereza ku bagabo, ni ukwibwira yuko abagabo cyangwa se abasore batazi kwiyitaho nyine ngo bigire neza, bahore basa neza, bakeye cyangwa se bagaragara neza imbere y'abantu babareba. Mu by'ukuri aho ngaho ni ukwibeshya cyane, kubera yuko abagabo cyangwa se igitsina gabo mu by'ukuri biyitaho, ahubwo uburyo biyitaho babanza kureba cyane ibiri ngombwa cyane, akaba ari byo bashyira imbere kuruta uko bahora bagaragara neza, wenda se fizikali cyangwa se uko bambaye, uko bakeye, uko isuku n'ibiki byose. Babanza kureba ikiri ngombwa cyane cyangwa se gifite agaciro cyane cyangwa se kiri bubazanira inyungu, mbere y'uko bahora bagaragara neza cyangwa se ababareba bahora babona ko ari abana beza cyangwa se bahora bakeye. Mu by'ukuri abagabo muri kamere zabo bakunda kureba ku kintu kizaba kibazanira inyungu cyangwa se kizaramba, kizabagaragaza neza mu bundi buryo bwagutse, kuruta uko wareba neza umuntu ukabona asa neza cyangwa se arakeye ku maso cyangwa se ku buranga cyangwa se mu bundi buryo, wenda niba ari ukurya neza cyangwa niba ari ukwambara neza cyangwa se niba ari ukuba ahantu heza, ariko mu by'ukuri nta kindi kintu afite cyangwa se nta bundi butunzi afite. Ahubwo abagabo benshi baharanira yuko hari ikintu cyaba kiri inyuma cyangwa se cyaba kitagaragarira abantu muri ako kanya, ariko akaba kiri mu butunzi bw'uwo mugabo cyangwa se mu mufuka wiwe, ariko abandi bantu batabizi, ko abagabo ntabwo bakunda guhora ibintu byabo byose batunze cyangwa se ubutunzi bwabo bwose ngo buhite bugaragara buri muntu wese cyangwa bugaragarire mu kubareba, ahubwo baba bashaka yuko ibyo batunze cyangwa se ubutunzi bwabo cyangwa se ibindi bintu by'ingirakamaro batunze biba ahandi hantu buri muntu wese atapfa guhita abibona, bikaba byamenwa n'ababizi neza n'abasanzwe babazi neza mu buryo bwimbitse. Ibyo rero byari ibintu bitanu abagore cyangwa se abakobwa bajya bakunda kwibeshya cyane ku bagabo, bakibwira buriya ngo niko bateye. Jya muri komenti utubwire ati utazategure ku iki kintu, niba uri mushya kuri iyi channel wakora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya baradushyigikije so duteye inkunga. Turabashimiye cyane kuba mwarebye iki kiganiro, tuzasubira mu kindi kiganiro naho utaha.